abahinzi bacu ndetse bari hirya no hino mu Rwanda, muri Afurika no ku isi yose, tuganira ku bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Iki gihugu cyacu aho kigeze ni ubuzima duhisha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu miyoborere ye iteka ryose yimika guhuza Abanyarwanda. Ubwo bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, iyo mihurire y'Abanyarwanda niyo itumye tugeraho u Rwanda rugeze ubu ngubu. Hamwe na hamwe mu gihugu amarushanwa ndetse ubumwe n'ubwiyunge bakabishyira no mu mihigo yabo. Aha mubona hari mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, aho hahembwe hatangwa ibihembo bitandukanye, harimo igikombe n'amaseritifika z'ishimwe ku bantu besheje imihigo ku giti cyabo, abarinzi b'igihango n'abandi bafite aho bahuriye n'iterambere no guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, bagiye babyesa mu mihigo. Harimo n'uturi twahembwe nk'uko mubibona aha ngaha. Ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda rero ni igikorwa cyiza Gorilla TV HF yimirije imbere kugira ngo itange umusanzu wayo mu kubaka iki gihugu. Murakomeza mubyumve. Nyuma y'ibi urakora subscribe, ukore like, hanyuma uteye umusanzu wawe ni inkunga ikomeye urabuteye Gorilla TV. Gorilla TV ni iyanyu, abato, abakuze, amajigija, ibikwerere, bose mukurikire Gorilla TV, ni iyanyu. Gorilla TV